ayindi nta oda ntipunguzwa nk'ikimono ntibikunda ubwo niyo mpamvu twebwe tubarushaho organisation kandi tugomba kubatsinda. Yego. Nzagakomeza kugeza tubonye uburenganzira. Yego. Ariko si nka mbere ntufite imbaraga nk'izo hambere. Ubu nyine nibwo nazigize kuko baravuze ngo bazatumareho. Ubu nyine nibwo imbaraga ziyongereye ahubwo. Mbese mu yandi magambo wonge kuba umusore. Ahubwo ndacari minere. Hanyuma fande hari force zikomeje kuja imbere uri ni komanda uri muri operation ni ho yobora urugamba zigeze he zihagarariye hehe hamwe naho mwanzi abayahagarariye. Zirakomeje tugeze ahantu bita Kitopu, tugeze ahantu bita Kiseke, tugeze kuri Fore. Bonjour. Murabyutse? Murabyutse na mahoro. Yego. Muri iki gitondo twari tuzindutse muri Gipupu ni inzu bazabesha mu secteur yabo bahageze kuvejo kugeza none turahari turacyakomeje operation kugeza aho bazoza batwitanga hose niho tuzogera kandi niho bazobera intambara ahubwo twoshoka tubareka batarareka nkuko nibo bene bita uvuga ngo babaye babivuyemo twobareka bubaha amahoro. Yego. Kuko nubundi nibo bafite ibita. Ndiyo. Umunsi wose buri umunsi wavuga ko bashaka gutaha ko bashaka amahoro twayabaheza. Yego. Kuko nibo bayatubujije. Ikindi navuga no gukurikirana n'abantu bari kure. Yego. Aha turi ni mu Gipupu ni Itombwe. Yego. Abanyamibunda boreba bagataha iwabo. Yego. Abandi bantu bazaharwanira usibye bo. Yego. Abantu bose bagomba kumva ko gutaha ari ngombwa, ko kugwanira iwabo ari ngombwa, ko kuva mu mahanga ari ngombwa, kuko nanone iriya nubwo ukomera ariko nta muntu bazawubaha ari wabandi. Ubwo rero abantu bose twubasabisha ntabwo ari ordre tubishoboye rero ariko no kubasabisha umuntu akumva ko bimureba ahi iwabo no kuza kubaka iwabo no kuza kurwanira ababyeyi no kuza kugira amatongo bagira nubwo wagira ifaranga baragura ariko kandi icyo twabwira abantu bose abasore badusize n'abagihari n'abandi bagiye bagira ibibazo tubaheza mpore nuko umugambi tukwikomeje kandi tuzawusohoza amahoro tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma buri musaza yavuze umunota wa nyuma kugeza umuntu wese yemeye neza akemera ko turi abakongomani. Icyo gihe natwe abo bakongomani bazavuga ko ari abakongomani tuzabaha amahoro ubwo tuzasangira nationality. Ibanga riri ngo ryo gutsinda intambara twebwe nuko ari iwacu nta yandi mahitamo dufite ahandi hantu twaja tugomba kurwana tuvuye inyuma naho ibo gituma tubatsinda dufite metode zose zo kubatsinda ntabwo ari abasoda batojwe. Yego. Na abaturage gisegeti yambise imbunda n'intera hamwe n'ubundi nazo zaje zikoze genocide nabo ari abandi baturage nk'aba bakoze genocide bica abandi bantu ubwo urumva abaturage batsinda abasoda. Ndabona hano imbere ni kuri Foro Equatorial. Hanyuma tuza kwigeraho baravuga ko hari izindi mbaraga ziyongere kuzo mwari mufite. Hanyuma bo bivuga yike nk'amajoro uri ku rugamba kandi urimo kongoza nyine imbere. Noneho imbaraga nizijya nta kindi nizazindi abasore ni babandi bacu gusa no kubashimira n'abagabo cyane kandi bafite umwete cyane ku rugamba kandi barabishoboye nta bandi nibo bonyine kandi yaratubwiye ngo imbaraga zacu ziturimwe twe twenyine kandi tuzazikoresha kandi nizo tuzatsindisha. Ubwo rero nizo turi gukoresha kandi nizo dufite kandi nizo tuzatsindisha naho izindi mbaraga kuriya no gutsindwa nta yizipfi dasiribye kuriya ko barasiriba umuntu wese agomba kugira icyo avuga. None se bo botsindwa bakabura impamvu zivuga ko batsinzwe. Yego. None se ko bavuga ngo dufite musara igihe bagize abarundi hano bagira leta ya Kongo katanyama yose bagira intera hamwe zose ko cyo twabirukanye. None se twe twabirukanye bari kumwe twonanirwa gutsinda abafurero bonyine ari bo twaye turasuba nyine tugomba kubirukana kandi bakagenda kure kandi gusa nuko twe turi abanyembabazi habe nabo turi gufata tuko turabatujije bari mu myaka yabo bari mu gufura ibigori tukabibagurira kandi baba arahinze amasambu yacu tubarajanye n'inka byose ariko kandi ibyo nibyo bakuru bazatubwira batwigishe kudahemuka no kugira imbabazi. Urumva ganti twoca hejuru y'amategeko y'abakuru nguko turakora ibindi. Abaturage ba mayimayi babo barabirukanye ntabwo baba bashaka ko dushikirana n'abaturage barabirukwana
kugira ngo barebe ko baprovoka intambara. Yego. Ibo baba bashaka ibita bari bazi ko bodutsinda. Yego. Ubwo rero nkuko twagumye kubarusha imbaraga cyane bana abagabo baza bakunda kwisubiraho cyane. Uko kandi kanya bubuhiriza. Abaturage. Kimwe nuko nyine babandi birazasanganye n'abandi bagumye kuza kandi bari barahunze. Yego. Ibo gusa nyine mu busanzwe akantu baza baje kugiramo nk'ubutwari baza bashaka kwemera ubutsindwe vuba. Uko nguko aho bihabije bagiye kwemera ubutsindwe vuba cyane kandi bamba bivamo. Icyo twasezeranya abandi bantu ariko umusarira yava. Abanyamurenge baranego gutabara tibaraza bonyine ntibazi iyo bari aho abandi boza bova hehe bonyine ntibizi iyo bari ntibaza bibona. Yego. Anone abandi bova ariko kurya nuvuga ikintu nawo mubaza bagikuye. Buriya haruvuga ikintu ariko adafite ibihamya kandi igihamyaga nicyo kintu. Biriya erigi ni intambara iyi ni intambara ntamenye uko mvuga. Iyi ni intambara twari dutegereje ibihe birebire cyane. Yego. Ntacyo nayivugaho cyane abantu bakuru nibo babizi. Turabizi babivuzeho tutarabaho kugeza ubu nyine ariko ntacyo nanabivugaho ababishinzwe babivugaho kuri iyo ntambara. Ubwo rero kuko ari intambara yavuzweho igihe kirekire niyo mpamvu tuzatwaye tubatsinda. Yego. Hanyuma fande ahantu turi ni handi waturangira wenda ni uri muri Zeneo aha turi ni haruguru twerekeje kamera. Nukuvuga ngo hari hakurya uhayibona aha ngaha hari hakurya uhayibona iriya niyo Karinga. Ira umusozi? Uri harango niyo Karinga munsi niho Nyabindi munsi yaho niho Giseke. Yego. Ubwo ngubwo yahangaha niho abajenesi bose bazabava. Yego. Abangaha niho abajenesi basenya abanyamurenge bose baba muri kino gihugu. Yego. Za Mibunda kandi mugabo nibo bagaza baja za Rurambo. Se nimbuza winjira mu ikanisa bazabavuga ngo mundi bazaryama satana kibaho tworyama mayi kibaho tuzakomeza. Umunsi nabona twagize akazi wereje ku mugoroba mayimayi iturutse Ipupu Giseke Nyabindi Tumungu mbese na Gongwa baraduteye mu maeneo yacu mu yana ya za Mikenke mbese no mu nkengero zayo bashaka kuza kunyaga inka z'abaturage za Marunde n'ahandi. Ubwo tuza gukora poursuite turabakurikira ubwo tuza kubasubiza inyuma. N'ubundi uyu munsi mu gatondo babyutse bagaruka bashaka n'ubundi kuza gutwara inka no kwica abaturage n'abungeri. Nanone tuzabaye ngombwa ko tubakurikira tukabageza iyo baturutse. Ubu tuvugana turi Gipupu mbese twamaze kugera na za Nyabindi na Giseke. Iyo niyo mihana abaje kudutera baje bavamo. Murakoze cyane. Hanyuma uvuze ko muri mu Gipupu wavuga neza hano muri kuko hari abantu bazi Gipupu abantu bahunze za Mibunda abaturanyi b'abaturage b'ababembe barahazi waturangira neza. Aha turi ni mu Gipupu muhana bita ku secteur mbese niyo centre ya Gipupu. Irango barayibona iyi niyo nzu ya secteur iranga inyuma. Iyi ni isoko ya Gipupu iri ku ruhande mbese irimo n'umunara hagati amazu nayo yose muri kurangiza mu muhana wa Gipupu. Urakoze cyane afande. Hanyuma hari abantu bavuga ko imbaraga muhamukoresha zidasanzwe muri no minsi ya none sinzi icyo wabivugaho. Hari undi musada mwaba mufite wavuye mu mahanga se cyangwa ahandi wabwira barimo kudukurikira none? Imbaraga zo ni zo dusanganywe nta nubwo tutazigeze kubera ko tugize imyaka myinshi turwana n'amareta yaba leta ya Kongo yaba leta y'u Burundi yaba imitwe iva muri ibyo bihugu byombi ariko igihe cyose twarwanye n'ubundi ntabwo tutabatsinze nubwo bagiye bibasira abaturage bacu ariko twakomeje kubarwanirira twirwanaho kugeza uno munsi wa none. Urumva iyo tutaza kuba dufite imbaraga baratumaze ko kuba tugifite abaturage twarwaniye iyi myaka 9 ni bigaragaza ko imbaraga n'ubundi ntabwo tutazigeze. Nanone n'ubu nta kibazo twe dufitanye n'abaturage. Abaturage bahunze kubera ko adu yaje gutera ubwo yabaciyemo bahunga nabo baja mu bisambu. Ubwo rero n'ubundi abumva iyi mvugo cyangwa abashobora kubasobanurira babwira ko nta kibazo dufitanye n'abaturage. Ubwo n'ubundi abashefu babo bazoze kutureba mu maeneo yacu ubwo tuzaze kwigana nabo uburyo abaturage twabatuza. Ubwo tuzamenya ahantu hari umutekano dushobora kubonera umutekano uhagije yaba hano Gipupu cyangwa ahandi twakumvikana nabo kugira ngo bakomeze bature nta kibazo ko twe turwanira abaturage muri rusange tutarabanura. Twebwe ubusanzwe intego zacu ntabwo cyane ari ukugenda dufata imihana ahubwo intego yacu nyamukuru ni ukuntu kurenganura abaturage bose barengana. Ubwo rero
tugera hano twari twavuganye n'abasore bahangaha bamwe b'abamayimayi bagaragaza ko bafite ubushake bwo gutuza abaturage cyangwa se bafite icerekezo nk'icyo natwe dufite. Ubwo twari twasezeranye nabo ko tugomba gufatikanya gucunga abaturage turanababasigira. Noneho nyuma yabwo urumva niyo twavuze ko FARDC n'abarundi aribo baje gupertiriva iyo mikorere yose n'imikoranire bafatikanyije n'abandi bazanye batari baraje kwifatanya natwe. N'ubu ngubu dushobora kuba hano cyangwa ntituhabe bitewe na necessity. Ubwo rero abaturage baho baje tukigana nabo tukabona ko umutekano wabo uhagije hano Gipupu twagumana nabo, ariko kandi biranashoboka ko batubwira ko hano Gipupu bitoshoboka ko batura kubera ko bagizwe bakandamijwe n'abana babo, twebwe twabarebera ahandi hantu twabatuza. Murakoze cyane Fande. Hanyuma ikibazo cya nyuma, ubu muhagaze hano kuri sekitere niho uri, ingabo wenda zanyu zakomeje, muri hehe, hasigaye hehe kugira ngo aka gace mube mwagakontorora kose? Ndatekereza ko hano turi Gipupu mu mihanda iri imbere ho gato, iyo force zacu zigeze ni hafi ku kibira kuri forêt equatoriale. Ni ukuvuga ngo abari hano Nyabindi muri kushoto kwacu mbese bo bashaka guheza n'ubundi imihana. Abari Giseke naho imbere ya Giseke nta wundi muhano wabo. Abari hejuru iriya topu rya Karinga hejuru no hirya aho zagonga muri Kuriyaja za Kabara na za Kirimamba n'ubundi naho hose ari guheka. Mbese nuko niko bimeze hariya, nuko turi hafi kutugana ku mwisho y'imihana yabo yose. Sawa, niko bamwira badukurikirana kuri no munota wa none Fande. Icyo tubwira aha badukurikirana icambere nuko babwira ko twebwe turi igisirikare c'umwuga gifite indangagaciro zo gutuza abaturage kandi tukwemera kubona abaturage barengana. Icya kabiri turasaba n'ubundi bamayimayi duhanganye n'abana bo muri kano karere nibaze biripotinge tuvugane tubigisha uburyo baza bacunga abaturage n'uburyo bwo kugarida indangagaciro z'igihugu. Nicyo twababwira. Mwaramutse Fande. Muraho neza munyamakuru? Mumeze neza muri iki gitondo? Turakomeye n'amahoro. Aha twicaye ni hehe? Ndabona uri mu isura y'akazi cyane kuri no mu kazi. Twicaye ni mu Gipupu kuri sekitere, iyi ni inzu ya sekitere wabona. Yego. Hano mwahageze gute, bimeze bite, byifashe gute mu mutekano eta insécurité muri en general? Twari twatewe, baranteye mu Gipupu, nje komanda sekitere batera force zanje, ejo turabakurikira kugeza none tukaya turwana nabo. Niki mwasanze hano mwijira muri uyu muhana kuko nabonye ari umuhana munini cyane? Icyo twasanze ni aduye gusa nta kindi twasanze. Hari ababashe kwiripotinga se? Ntabari ripotinga ariko ko ndabona amaherezo baziripotinga. Amaherezo urimo kuyabona gute kandi bakomeje kubahunga Fande? Ko barahunga bazahunga bageze he kuko Gakongo ko ndabona jewe n'intoya bazabavuga Gakongo ni nini ariko ko ndabona kera bahetse. Hanyuma hari abantu bakomeje kwibazaho imyaka umaze mu kazi bakavuga ati se kumaze kugira imyaka ikuzeho cyane hagenda iba myinshi, ese akazi urashaka gukora nka mbere? Nzagakomeza kugeza tubonye uburenganzira. Yego. Ariko si nka mbere ntufite imbaraga nk'izo hambere? Ubu nyine nibwo nazigize kuko baravuze ngo bazatumareho, ubu nyine nibwo imbaraga ziyongereye ahubwo. Mbese mu yandi magambo wonge kuba umusore? Ahubwo ndacari minere. Hanyuma Fande, hari force zikomeje kuja imbere, uri ni komanda uri muri operation niho hayobora urugamba, zigeze he, zihagarariye hehe hamwe naho mwanzi abayahagarariye? Zirakomeje, tugeze ahantu bita Kitopu, tugeze ahantu bita Kiseke, tugeze kuri forêt gare kandi turakomeje kugeza Kinshasa. Mu yandi magambo muzinjira no muri rishamba muri huruka ko nabonye rishamba rinini? Oya tuzaryinjira kuko nabo bararyinjiye kuko ndibaturusha kugenda. Yego. Hanyuma ko mutasanze mu baturage hari wenda ndibo baratinye imiyoborere mibi yanyu kugira ngo batinye ko muza mukabafata nabi wenda bakajana abaturage babo? Ahubwo nico kitubabaje kuko twasanze abaturage badahari ariko ko turashakisha ibishoboka byose turebe kuko abaturage bohishuka mu biro bijemwo bakaza tukabacungira umutekano kuko nico tuba turwanirira. Niki wobwira abapfurero bazokurikirana iyi video bumva Ikinyamurenge? Batahe baze twubaka igihugu kuko nta gihugu c'ubwoko cobaho, nta bundi bwoko buhari, ari abanyamurenge ari abapfurero mana yake en general abakongomani bose nibaze dusenyere ku mugozi umwe dukureho leta mbi ya gisegeti.
nukuvuga ngo burira aka karere kose mugafite mu biganza cyangwa murasubika muzasubukura ejo? Oya, burira twagafashe kose muraba mugafite aho barasira hose turahagera. Hanyuma afande, ikibazo cy'amatsiko ubushize hari abatubwiye ko mwari ku Ndondo ariko uno munsi bakubonye none kuri kamera bakumvaga mu rugamba ku Ndondo. Byagenze bite? Ni operation yakuzanye cyangwa wari umaze iminsi mu Minembwe? Oya, njewe ni operation kuko njewe mpera mu Mikenke nkageza mu Rurambo. Yego. Niho nyoboye. Yego. Rero habereye urugamba hose ngomba kuba mpari. Yego. Hanyuma abasore badukurikirana b'Abanyamurenge niki bababwira mu ijambo ryo gusoza? Njewe nabasaba kuko bagomba kuva mu bihugu bahungiyemo bakaza tukarwanirira igihugu kandi tukubaka n'iwacu kugira ngo gakondo y'iwacu ntigashire tukiri abagabo. Yego. Murakoze Fande, hanyuma tubifurije akazi keza. Yego, mugira ibihe byiza. Asante sana. Murakoze. Mulenge Record. Mulenge Enzambe Minembwe. Asante Mungu. Kimya, amani, espoir. Leo sauti inaita watoto warudi nyumbani. Mwanga umeonekana, tumaini limefufuka. Bino nyonso na diaspora, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud, Australie, Canada, Europe, États-Unis. Écoutez cette voix, la terre vous appelle. Nyumbani pana wasubiri kwa umoja na amani. Twende pamoja, twende turudi nyumbani, turudi main dans la main, oui, pour reconstruire notre terre. Twende pamoja, twende turudi nyumbani, turudi main dans la main, oui, pour reconstruire notre terre. Mulenge amani, Minembwe moja. Twende nyumbani, twende tujenge pamoja, pamoja. Kimya, paix, espoir, notre héritage, notre avenir. Kimya, paix, espoir, notre héritage, notre avenir. Kimya. Tunawashukuru wote wanaotafuta amani kwa moyo wa upendo, kwa nguvu ya umoja. Merci à tous qui servent notre peuple. Bango nyonso na esika nyonso, mosala ezali moko. Kimya, liboswa nyonso. Twende, twende, twende pamoja, 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 pamoja. Tous ensemble. Mulenge amani, Minembwe umoja. Twende nyumbani, tujenge pamoja. Kimya, paix, espoir. Merci Général Sematama. Merci. Merci à tous qui travaillent pour la paix. Asante sana. Bango nyonso bazali kosala mpona kimya. Asante. 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 Merci beaucoup. Asante. Merci beaucoup.